amazina yanjye yose okay amazina yanjye niswe n'ababyeyi banyise Kwizera Emeline. Guys okay navukiye ahantu bita Inyamirambo Inyakabanda. Then nyuma mu rugo baza kuza kwimuka bajya kwiturira Inyamata. Emeline sibyo, Emeline ni umuntu ukunda amahoro, ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ukunda inshuti ze, ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ukunda inshuti ze, ni umuntu ukunda gusenga. Uko mubona gutya nkunda gusenga, urumva? Ni umuntu ukunda famiye ye, uhangayikishwa na famiye yiwe cyane ndetse n'inshuti ze. Emeline rero ibintu yanga, ikintu cya mbere nanga umuntu urenganya uwundi. Nanga kubona nyine umuntu urengana, ndabyanga, birambabaza. Nanga kubona umuntu uhangayitse, nanga kubona umuntu ubabaye. Namutoze nko yarabivuze, nanga umuntu mbeshya, nanga umuntu ubabaza abandi, haba mu buzima busanzwe cyangwa mu rukundo. Nanga umuntu uta igihe cy'umuntu. Ikindi kintu nanga, se buri kintu nanga ni igikira. Ndakeka ari ibyo. Enize tourism. Okay. Ikindi kibazo kiravuga ngo wumvaga uzaba iki? Kwa kundi ni muri muri segonderi wayumva nzaba iki? Mbese nk'ubu ngubu ewano wari kuba uri gukora mu biki cyangwa uri umuntu wuhe? Okay. Njye nyiri umwana nari mfite inzozi z'ibintu bibiri. Nari umwana ukunda kubaza ibibazo byinshi cyane. Muri make navuga ko muri iki gihe navuga ko uwo mwana ukura nyine abaza ibibazo byinshi, uwo mwana aba ari incakura. Ubwo reka tubyite ko nanjye nari incakura nyiri umwana. Nakoze agomba kujya kure ahantu navuze imyaka yanjye, ariko nta kibazo. Ndi hafi kuzuza imyaka 23. Okay. Umva rero mbwira ibintu byecyanye n'icyo kibazo mbajije. Ibyo bintu byecyanye ni isaga yabaye. Nta bintu byinshi ndi buyivugeho, kuko ibintu byinshi narabivuze, narabisobanuye kwa Sabe, sibyo? Ino saga imbaho, urumva? Nicyo gihe namenyemo inshuti zanjye za nyacyo. No, inshuti zanjye za nyazo. Nibwo namenye ngo ese inshuti zanjye isa ndamutse ngoye mu kibazo cyangwa n'ikindi kintu, tureke no kuvuga ngo ikibazo, haramutse yagize ikintu kimwe nyine igihe cyo cyose uwa mwanya ngeramo nkavuga ngo uyu mwanya ngukeneyemo inshuti. Nicyo gihe nabonye inshuti zanjye za nyazo, kandi nyine zinkunda nta buryarya, zitafite n'icyo zinkurikiyeho. Ikindi, ino saga yangishije kugira umutima ukomeye. Kugira umutima ukomeye, kwirengagiza. Ni byinshi mani, ni byinshi. Amazina yanjye kuri Instagram banyita Baby Emily. Mugende mu following,
mumbaze ibibazo byose mushaka kumbaza nzaza mbibasubize. ndabisubiramo 80% mu myaka 10 y'abakobwa b'abanyarwanda bazaba ari indaya nta kandi kazi bakora hatagizwe igikorwa uyu munsi cya mbere mu kubabwira kwigirira kwiha agaciro esteem n'ibindi bitandukanye. Ibi ni ibigaragara ko tugomba gushyira imbaraga mu kongera kureba uburyo ibyo tuvuga byose politically ariko practically hatagize igikorwa. Ibi mbona tuzajya turema abantu beza bazi kubwiza bushobora kukuzana ibyo kurya ku meza. No kankubaze umva please nakubwiye ko nawe uvuga ibyawe ntukajye unyinjira mu buzima. sinakwigira igihe ko ari ubikora buretse winyinjira mu buzima ndagusabye please nakugize neza banzu tuze wimbaza ibyanjye ngiye byo mvuga ne hypothèse sibyo nta burenganzira buretse uzo kwibaza mbaze gusoza ndabivugamo kuko dufite mentality ipfuye. Uyu munsi twimvisha yuko ubwiza bushobora kukuzanira ibyo kurya ku meza ntago bishoboka. Ubwiza bushobora kukugabura mu gihe gito ariko ugapfa burundu mu gihe kirekire. Tubwira abana bacu tubwira abakobwa bacu yuko kuba uri mwiza ubwabyo with empty head ntacyo bihagije. kandi bamazapfera ari kuba ufite uzapfura ari uzapfa wandavura ahubwo kuba ufite kuko uyu munsi ndeba abana beza bavuka abanyarwanda mbona bazabyara n'umumarayika one day. Utekereza ko ubwiza bwawe buzaruta abana bari mu kuvuka? Nitwumva ko ubwiza bwonyine buhagije kuko without nta ndangagaciro nta bwenge nta budaheranwa nta gukotana muri wowe ntabwo ubwo bwiza bwawe buzakubera umuvumo utonyagurika urwara ibirwara byose bishoboka bakuvanamo nyababyeyi nk'aba twumva bibi bibazo. Ariko uyu munsi wa none ndashaka twongere twigisha abana bacu yuko mbere na mbere mu mutwe niho hakomeye. Ariko ibintu byo kuvuga ngo umuntu ni mwiza akipfusha ubusa akirwa nk'urumogi akirwa nk'uwa byashisha noneho hari byashisha byadutse bire electronique aho baciriye biriya biba bipakiyemo ibipapfa abana baranywa bagatembagara